barambwira bati wowe mwihorere ugiye mu nzu turaje kujya mu nzu ibintu b'induru ibinambara abaturanyi baramubuza yanga kumva rero nibwo abasha kubyara ari none se nyuma yaho umugabo wawe we bimeze bite urumva birakekwa cyangwa se biravugwa ko ufite waraguhamagara yirwa guhamagara abahamagara ngo bashaka ko dufunguza mushiki we ngo ntabwo byari byo kumufungisha ndamubwira nge ntabwo ngiye wamufungi we niwe wifungira baganje se cyangwa ubwiwe mwese hagati yanyu buriya abantu baba naba baziranye buriya ntibazi ko nariyo ubwo ntawamenya ariko icyo nzi nuko ibyo bintu by'uburaya ntabyo nzi ngewe ubwabikora niki wabwira umugabo wawe Fabizo ahubwo we umubwira ati mwahura ntabwo nzige muzahurira arareba kino kiganiro iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent isonga mbere turabashyigikiye reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe utarayikora ndizera ko ugiye kuyikora kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 ni Saduna Manzi nk'ibisanzwe duhorana mu misozi mu bibaya mu mashyamba mu midugudu mu mikoki hose mba ndiyo ariko ntago mba ndiyo nk'umusazi ahubwo mba ndiyo nk'umuntu ugomba kubatarira amakuru 5 kuri 5 kuri kamera za Manzi na Innocent TV muri kwabona umubyeyi niko nabyita kubera ko si ubwa mbere mu mubonye ni umusangwa hano si ubwa mbere mu mubonye so rero hari icyatumye cyangwa se hari impamvu nyamukuru turi kumwe hano ariko we nk'umuntu mukuru arivugira ntago ndi bumuvugire tuguhaye ikaze yego murakoze n'ibisanzwe Madame Fabizo twaba turi mu kibazo n'ubundi cya famiye n'abana ibintu by'amakimbirane byo mu miryango rero uyu munsi tukaba turi kuvugana kubera ikibazo cya mushiki w'umugabo wanjye yego ni ukuvuga ngo wenda abantu bashobora guhita wa mugani wawe babyibazaho babyibazaho bati se ku mugani ya story yanyu igeze he story yanyu imeze gute wampamagaye wowe ubwawe kugira ngo akaba ari nayo mpamvu wa mugani turi kumwe kano kanya mbwira ko ibintu byakomeje kudogera ibintu byakomeje kuba ibibazo na n'ubu ngubu bakiri kukugendaho ariko nawe ubwawe ukaba waragaragaje ibintu bitari byiza kuri kamera ese ku mugani iyo story cyangwa se iyo saga yanyu igeze he imeze gute kano kanya nk'ibisanzwe uriya muryango nabyayemo n'abantu bagira amakimbirane rero nyuma ya cya gihe twarashwanye birarangira ariko n'undi bikomeza kuba imvururu bakomeza banera aho nabaga baje no kunsura wa mugabo basanga ntawe uhari nk'uko babivugaga bigezeho mushiki wabigira intambara akajya aza agashaka ko turwana nza kujya kwishinganisha ariko ibaze ko navuyeyo n'ubundi akaza kuntera mu rugo nk'ibisanzwe ariko saa hizi tuvugana mushiki we arafunze ntawe ugihari niko byagenze afunze azira iki azira guteza umutekano muke mu rugo rutari urwe ubwo ni violence amaze igihe kingana gute buriya afunzwe cyangwa se umutekano muke we yateje ni umutekano muke gute muri make urebye yarazaga urabizi ngo bashaka imitungo iwabo
yarazaga mu rugo akavuga va mu bintu bya musaza wanjye, nta bana mufitanye, ibintu akabigira intambara, akamenagura ibirahure, nkamureka nkamwihorera. Rero nyuma y'amezi 2 nibwo yaje ewana wagira ngo bamuntumye. Araza none ari seriye, abaturanyi barahurura, abantu hirya no hino baraza baje kureba ikibazo gihari. Asanga umukobwa yisajije byatari. Avuga ati uyu munsi nutayivamo ndayitwika. Nibwo rero nahamagaye inzego z'umutekano ndababwira ati cya kibazo nababwiye cy'umuntu uza kuntera n'aka kanya yaje. Yego. Barambaza bati se yazanye nande? Ndavuga yaje wenyine, yazanye n'abandi bagabo bashaka ngo nsohoke mu nzu. Barambwira bati wowe mwihorere ugiye mu nzu turaje. Ewana kujya mu nzu ibintu bibinduru binambara, abaturanyi baramubuza yanga kumva. Rero nibwo abashinzwe umutekano baje baramutwara. Nyuma bamaze kumutwara se bahise bamufunga ako kanya? Ese icyo cyaha bamufatiyemo nicyo cyagize violence nyine ku buryo ari cyakurikiranweho? Bimeze bite? Amakuru ahari ni ayahe? Urebye amakuru ahari baduhaye, twarajyanye kuri sitasiyo aho ngaho, bagenda bamubaza ibibazo, n'ubundi avuga nk'ibisanzwe, avuga iby'abana arabizana, baravuga ati wowe ntabwo ushinzwe kwihanira, wari buze kuregera ubuyobozi. Baramubaza ati se hari abayobozi bazi ibyo bintu? Aravuga ati reka reka. Nibwo rero bamubwiye ati wowe tugiye kuba tukubitse, tubanze dukora iperereza turebe koko niba ibyo bintu bagushinja ari byo. Nibwo bagiye mu baturanyi n'abaturage bari bari aho, icyaha kiramuhama. Yego. bahita bamufunga. None se wenda iyo bafunze umuntu, burya gufunga umuntu hari ibintu baba bagomba kugenderaho ku mugani. Iyo bafunze umuntu hari ibintu baba bagomba kugenderaho. Noneho ikindi cya kabiri, ntago bapfa gufunga gusa kuko habamo n'iby'inkiko, noneho mukaburana, mwamara kuburana wenda umwe agatsinda n'undi agatsindwa. Ubwo ngubwo mwebwe byagenze bite? Muri gukurikirana iyo dosiye gute? Urebye hagati yanjye nabo, icyo nzi nuko gusa bamutwaye, ariko nyuma naje kujyayo, barangije bambaza niba hari imiryango y'iwabo nzi, ndababwira nziranye na musaza we, barambwira imiryango turayishaka izaze bitabe tubabwire uko ibintu bigomba kugenda. Igihe hari icyo nuko kuba afunzwe abantu bigoranye kugira ngo, kuko ndumva bizazamo n'inkiko, kuko ni ibintu bigaragara, ntabwo bapfuye kumutwara kuko bamufatiye mu gikorwa. Ibintu yabimenaguye, yasinze, yashaka kurwana, nibaze yatangira gutuka inzego z'umutekano ngo ntacyo bamaze, amagambo mabi yisesereza badakwiriye umwari. Rero urumva kuba baramufunze ni ukuba bamufatiye mu byo yari arimo. None se nyuma yaho umugabo wawe we bimeze bite? Urumva birakekwa cyangwa se biravugwa ko ufite undi mugabo utari Fabizo. Uwo mugabo ufite bimeze bite? Fabizo we bimeze bite? Uwo mugabo banshinja ari Fabizo yigeze kuza kundeba antunguye, nk'uko waza mu rugo rw'umuntu umutunguye, asanga uwo mugabo ntabwo ahari. Na mushiki we inshuro zose yahaje, uwo mugabo nawe yigeze ahasanga. Gusa ikiriho nuko na Fabizo asigaye ampamagara nyinginga ngo ningende nkureho ikirego ngo bafungure mushiki we. Nibyo turimo, ariko njye ndabona yataba impamvu nziza kumufunguza. Waraguhamagara yirwa guhamagara? Abahamagara ngo bashaka ko dufunguza mushiki we, ngo ntabwo byari byo kumufungisha. Ndamubwira njye ntabwo njye wamufungiye, we niwe wifungishije kuko bamufatiye mu byo ari gukora, kandi kiriya gikorwa ni nk'iterabwoba. Kuko kuza ukamenagura ibintu, ugatuka abantu, ugatera bya bintu ndakeka ko atari byiza ibintu yakoraga. Niyo mpamvu. Mana yanjye. None se ubwo wowe impuhwe wenda ufite nizihe ku buryo yagufungwa? Rega ufungwa ukabyara we ntabwo biba ari ibintu byiza. Burya umwanzi wawe ni ugufungisha, kuko nawe ahari buriya ari kubitekerezaho, ari kuvuga ko yakoze amakosa. None se bishobotse ntabwo watanga imbabazi basi bakamurekura?
byaba bigoye Mm. byaba bigoye kuko yaranyandaritse mu baturanyi ambwira amagambo mabi aransebya ariko buriya nyine ninjya kumusura tukaganira buriya uganiriye n'umuntu nibwo umenya icyo atekereza buri ikigaragara kuba yaramufunze ashobora kuba yaratekereje neza akabona ko ibyo yakoraga ari amakosa ari amakosa cyane. none se ubwo bibaye njye numiwe buriya bibaye ari nk'ibintu bishoboka cyangwa se binanirana muri make byasaba ko nawe mushora urubanza mugakomeza urubanza kandi ubizi neza ko kereka niba uzi neza ko abana atari ababo koko abana urabizi neza nakubwije ukuri abana ntabwo ari ababo ntabwo ari ababo ntabwo ntabwo bikora ko mfite isezerano ntabwo nagiye mu rugo nk'indaya nakoze mariage mu murenge rero ibyo ngibyo ntabwo bikora ko ndi umugore abana afite abana babo ntabwo bikora ko ndi umugore abana ntabwo ari ababo ariko ndi umugore w'umuhungu wabo. abo bana se baje mbere y'uko ushakana na Fabizo nangwa baje nyuma y'uko ushakana na Fabizo baje tubana bajemo bantu ese kubera iki wowe wahisemo kuvuga ngo mbana n'umugabo reka njya kujya hanze wenda hari impamvu nyinshi ariko se ni ukubera iki umugabo wanjye ntabwo aha akanya urugo aha akanya bizinesi nta mwanya ajyaga abona ntabwo aha akanya urugo aha akanya bizinesi cyane igihe atananiwe kuri ofisi bamushaka igihe kuri ofisi itamushaka aba ari kuri telefone rero ikigaragara ntabwo yari yiteguye yashatse ateteguriye kuba umugabo mu rugo yari afite rero ibindi bimugenza rero ntabwo nari kujya kwifuza abana ngo njye kwadota abana kandi mfite uburyo bwo kubona abana ariko hari n'ibindi mwapfaga by'uburaya bwa hato na hato bwanjye se cyangwa bwiwe mwese hagati yanyu buriya abantu babona baba baziranye buriya ntibazi ko nariyo ubwo ntawamenya ariko icyo nzi ni uko ibyo bintu by'uburaya ntabyo nzi ngewe ubwabikora ntabwo mazi icyo nzi cyo ni uko namubwije ukuri mubwira ko abana ataraba nta kintu kirenze kuri icyo. nicyo wabwira abantu badukurikiye kuri iyi nkuru y'uko mushiki wawe bamupfa n'iki buriya muramukazi wanjye nicyo wavuga kuri muramukazi wawe uri muri gereza kano kanya nicyo wabwira abantu kuri iyi nkuru ya muramukazi wawe. murakoze ikintu nabwira abantu cyangwa muramukazi wanjye nabakumviraho ni uko buriya ibintu ntabwo bikemurwa n'amahane cyangwa amakimbirane ibintu bikemurwa no kumvikana abantu bakaganira nize ahantu ari ntabwo nifuzaga ko ahajya ariko naba ariyo kugira ngo yige kugira ngo yige igihe nikigera nkabona ko ari ngombwa nzatuma avayo. Niki wabwira umugabo wawe Fabizo? Ahubwo we umubwira ati mwahura ntabwo uzijye muzahurira. Arareba kino kiganiro mubwire ubutumwa bumwe. Message yanjye nshaka kumuha yibuke ko ntari umugore we rwose. Nari umugore w'igihe nagombaga kuba we ubu ntago nyiriwe. Nibyo guhamagara nyinginga ngo mushiki wanjye ngo mubabarire ntaho yabikurweho. Izo mbabazi zo nizo telefone za buri kanya ntabwo nshaka kuzumva. Nkeneye kuba njyenyine nkeneye kubaho nkaho ntamuzi nawe yige kuba atamfite reka ikintu ngomba kumubwira ibintu byo guramo amagara yishakira undi ego ahubwo so ntarashaka afite ikibazo kubera igishaka yishakira undi nuko nyine gusubirana nawe bitakunda ntabwo byakunda ntabwo byoroshye ni ukuri njye bunumiwe gusa agahinda ntikica akagira mubi wenda hari igihe nawe uzavuga uti wenda ndi mu makosa cyangwa narakosheje. Ayo makosa ntabwo mbizi ngiye niba abantu baraneraga ngira ngo urabizi ndabyumva si ubizi se yego n'abaturage barabizi abantu bigera aho ngaho biba akamenyero ngiye mfata umwanzuro wo kujya kwishinganisha mu buyobozi mvuga ati abantu nibabona ko basi kujya mu buyobozi byakora ibyo bakora wenda bazicara batuza no kugira ngo ibintu babyoroshye barushaho kubikaza rero kugira ngo abe ari afunzwe njye nta ruhare nabigizemo niwe wabigizemo kuko iyo ntaza kuvuga ngo ngiye kwitabaza ubuyobozi cyangwa ngiye guhamagara aka kanya nshobora kuba ntakiriho yego kuba rero ari naba ariyo kugira ngo yumve na musaza we nareba n'abazajyayo twese nibo none ndomi na musaza warebye nawe yajyamo uriya mugabo wanjye Fabizo ntacyo mwijeje kuko nawe ari mu bakurikirana kubera iyo kesi nawe se kubera ko mu bagabo bafashe babiri bari abagabo batatu na mushiki we babiri muri bo
dushinja ko ari we ari wabatumye. Ni ukuvuga ngo ibyo byabaye byose we niwe waboherezaga ngo niwe wabatumaga, niyo mpamvu rero nawe ari mu bakurikiranwa, nagira amahirwe ntibizamufata, nihaba amahirwe make bizamufata, kandi mufata zawe yego arya ari menshi. Najenje noneho ubu ngubu, byari kera najenjekaga, ariko ubwo imikino ntabwo ari sawa. Abana bawe bameze bate? Yego ko abana bari strong, bose bari kwiga, bameze neza. Reka ngushimire. Yego namwe murakoze. Namwe rero reka mbashimire cyane mwabashije gukurikirana kino kiganiro, namwe mwabashije gukanda subscribe, namwe reka mbashimire mbabwire ngo Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha, kandi nizere ko mumeze neza. Sadunda Manzi, ndabakunda.